Haleluya. Yesu ashimwe. Nitwa Nibizi Theogene. Ninjiye mukurikiye kuri iyi channel. Ni umuyoboro Imana iduhaye kugira ngo tuje ducishaho ijambo ry'Imana. Tugiye gutangira ijambo dusoma muri Zaburi ya 23 umurongo wa mbere. Hari kutubwira ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, nganjyamisha mu canya cy'ubwatsi bubisi, nganjana uruhande rw'amazi adasuma. Namwe mudukurikiye ahangaha mugomba kumva ijambo ry'Imana mugahinduka, kuko Uwiteka niwe utanga amahoro n'ubugingo, niwe ufite ubutunzi bwinshi n'imbabazi ze. Iyo dusomye mu Baroma 3:23 haratubwira ngo twavutse turi abanyabyaha. Iyo tumanutse twagera ku murongo wa 4 haratubwira ngo kuko Uwiteka ari umutunzi w'imbabazi, ngo yaduhinduranye abazima na Kristo. Haleluya. Niyo mpamvu rero namwe mugomba gukurikira kugira ngo tubagezeho ijambo ry'Imana mugahinduka abari hirya no hino, kuko iyo dusomye muri Luka haratubwira ngo umuntu utazambamiriza imbere y'abantu, ati nanjye sinzamuhamiriza imbere y'Imana n'abamarayika be. Niyo mpamvu natwe tugomba rero kubwiriza ubutumwa, kuko Yesu mbere yo kuja mu ijuru yabwiye abigishwa be ati mugende mu mahanga yose mubabwiriza ubutumwa, mubabatiza nabo bahinduke bitwa abana b'Imana. Niyo mpamvu natwe twaje ahangaha kuri icyano kugira ngo tubwirize abantu ubutumwa bwiza, kuko bwanditswe na Yohana. Yesu ashimwe. Haleluya. Kugira ngo umenye ubutumwa bwiza niko ugomba kuba warize ingingo 6 zigize ubutumwa bwiza. Ingingo ya mbere itwigisha ko tuvuka turi abanyabyaha. Ingingo ya kabiri ikatubwira ko Imana yanga icyaha. Ingingo ya gatatu itubwira ko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Ingingo ya 4 itubwira ko Yesu Imana yamutanze kubera abantu. Ingingo ya gatanu haratubwira ngo uwizera umwami n'umukiza wese arakizwa. Ingingo ya 6 ngo umuntu wese abaho ku bwa Yesu. Haleluya. Turatangira tubabwira ingingo ya mbere. Kubera umuntu avuka ari umunyabyaha, niko Imana yaremye umuntu mwiza mu shusho yayo. Bigeze nyuma ahura n'umwanzi Satani, aramushukashuka ava muri gahunda y'Imana. Ku ngingo ya 2 igituma umuntu Imana yanga icyaha, kuko Imana yumva idashaka gukorera mu bibi kuko ikiranuka. Niyo mpamvu Imana yanga umuntu ugomera Imana muri kamere ye no mu myumvire ye. Ibyo byose Uwiteka arabyanga. Ariko iyo dusomye mu Baroma 4 umurongo wa 24 umurongo wa 24 hatubwira kubera ari umutunzi w'imbabazi. Niyo mpamvu Uwiteka yongeye kutwegera atugirira ibambe, kuko we akiranuka, yadukunze tutaramumenya. Noneho kubw'ibyo rero Uwiteka ibona ko nda kindi kintu cacungura abantu, nibwo yatanze umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Yesu ashimwe. Tuyo tugiye ku ngingo ya 5 naho tuyisobanureho ngo uwizera uwo mwami ngazabaho iteka ryose. Nawe dukurikiye kuri icano, umaze kumwizera wabaho iteka ryose. Yesu ashimwe. Ku ngingo ya 6 haratubwira ngo umwizeye wese agomba kubaho iteka ryose. Nawe wizeye ndacaguhangara. Hari hirya no hino arabarozi nabo badutera ubwoba, ariko uri muri Yesu ndaco waba. Abavandimwe bakwanga, abaturanyi bakakwanga, ariko Imana isumba byose ndacita icyayinaniye. None rero Uwiteka yatugiriye neza,
tugomba kubana nayo tukayikurikira tugakora ibyo gukiranuka. Iyo dusubiye hara muri Zaburi hatubwiye ngo atujyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Nawe uyu munsi Uwiteka yakujyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi ugahinduka ukaba umwana mwiza, Uwiteka akakugirira ibambe. Niyo mpamvu dukomeza tubabwira ngo tugomba kuja imbere y'Uwiteka dukiranutse. Ndatangira mvuga kubera impamvu ibyiza Uwiteka yankoreye. Njyewe nari uwo gupfa, ariko kubw'ubushake bw'Uwiteka, Uwiteka yarandokoye. Nari nguye mu mazi muri 94, abasare baragenda, nagiye abantu bamaze kwiba ko napfuye. Abasare bagenda bangura mu mazi, bamaze kungura mu mazi barangije mvamo ndamahoro. Niyo mpamvu natangiye gukorera Uwiteka, ariko kubw'ubushake bwayo. Ariko ndago numvishijwe iby'Uwiteka ngo mbite mbinduka, nakomeje kwinangira umutima. Ariko nawe uri hirya, uwo mutima wagaruka. Uwiteka n'umutima w'imbabazi. Uwiteka wo kugira ngo aguhombe yaguhombya. Ndangije ndakomeza ndivoruvota, ngomeza mu businzi, mu busambanyi, mbese nakoze byinshi byangwa n'amaso y'Uwiteka. Ariko kuko Uwiteka yari afite gahunda na porogaramu, yaragiye arangurura, arangije ngiye kupfa noneho bwa kabiri. Ndangije nibuke numva ijwi rimbwira ngo ihane. Ndangije ikintu nakoze, nasubiye kuri gahunda, nja imbere y'Imana ndasenga. Maze gusenga, ubu ngubu ndi kwigira ubushumba, kubera kuri gahunda y'Imana ngiye kuzatsinda diplome imwe y'ishuri rya Bibiliya. Narayibonye, ariko ngiye kuzabona indi impamyabushobozi kugira ngo nje nigisha ngurikije Bibiliya, mvuga ibintu biri kuri gahunda, atari bya bindi by'abantu bagenda bashaka kubesha abantu. Ngomba gukoresha Bibiliya mvuga ijambo ry'Imana, kuko Bibiliya ni umuyoboro mukuru wo kuyobora abantu ku nzira y'agakiza. Nawe uri mu wawe ushobora gufata gahunda, ugafata wenda umuntu utagumwe, ukaganira n'Imana. Imana niyo igomba kugira ute kukuyobora, kuko burya umuhanuzi yaguhanurira, naguhanurira, ariko ukagenda ubijanye bitari kuri gahunda y'Imana. Ariko iyo usomye ijambo ry'Imana riragusobanurira, bwarangiza Uwiteka ikaza ikavugana nawe. Tugomba kuvugana n'Uwiteka, haba mu masengesho, haba mu gusenga, haba mu kuririmba. Ibyo byose Uwiteka arabishaka kugira ngo azevugane nawe. Nawe uri umuntu uri hirya rero, ushobora gukurikira iyi cano ugahinduka. Ibyo ngubwira ni ukuri, ibyo byabayeho. Kuko guno munsi ushobora kuba utari wahinduka, ariko ejo mu gitondo wahinduka bitewe n'ibyo Imana igize ute igukoreye. Ngunda kubwira abantu benshi, mbabwira ngo hariho ibintu bitatu. Hariho umuntu ugenda akurikiye y'umuntu yakijijwe. Icya kabiri arugije mu gakiza, ari Imana imuzanye. Icya gatatu akabaho akazuwa gatatu, akaba yarabwiwe n'abandi. Noneho wabwiwe n'abandi, iyo mugiye ugasanga bya bindi bamubwiye nda biri gushoboka, baba baraguhanurira ibigezweho, uratangira ukavuga ngo burya ya Mana ndihari. Noneho iyo wagiye uzi ngo ukurikiye amasezerano, bw'amasezerano go gakanga, bya Imana nayo itangira kuvuga ngo burya ndihari. Ariko y'Uwiteka yamaze kuvuga ngo uri umwana wayo, kuko twese tugomba kubana nayo. Iyo dusomye muri Matayo 8 hatubwira ko yadutoranije kera tukiri mu nda ya mama. Niyo mpamvu twese tugomba kugira ute kumenya ko Imana ishoboye byose. Ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Niyo mpamvu tugomba kugira ute kubana nayo. Uwiteka agomba, ukeneye amafaranga yayaguha, ukeneye kubana n'abandi yabiguha, waragwaye warananiwe yabiguha. Ibyo byose Uwiteka ashoboye byose. Niyo mpamvu ngusabira kugira ngo uzi imbere y'Uwiteka, kugira ngo ejo uzabone bwa bugingo buhoraho. Umuntu yaguhemukira, ariko Uwiteka ndagaje ahemuka. Niyo mpamvu tugomba kubana n'Uwiteka. Imigambi yose tugomba kuyikora, tukamenya ko tugomba kuvugana n'Imana. Kuri gahunda yose tukaganirizwa n'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Uwiteka niwe uturi mu maboko ye
kugira ngo azadufashe tugere hari ahantu twateganyirijwe. Iyo wibutse Abisirayeli bakiri mu Egiputa, bahuye n'ingorane, bahuye n'ibigeragezo, ariko kubera umugambi w'Uwiteka, bari bazi ko Uwiteka azabageza i Kanani. Baragiye bararuha, bapfa nabi, baja mu byangwa n'amaso n'Uwiteka, Uwiteka akabahana, akabagirira ibambe, akabababarira, ariko kubera kuri gahunda y'Uwiteka, Uwiteka yarazi ko tugomba kugira kubana nayo muri gahunda yayo. Namwe rero mbasabira kugira ngo mwumve iri jambo ry'Imana, kugira ngo tuzabane nayo kugeza igihe izazira no kuri iyi si. Haleluya, Yesu ashimwe. Noneho tugomba kugenda tubwiriza ubutumwa nguko bwanditswe na Yohana. Niyo mpamvu twese tugomba kugendera kuri gahunda tuvuga ijambo ry'Imana. Haleluya, Yesu ashimwe. Muri iyi minsi dusomye Abaroma ibice 9 umurongo wa mbere, haratubwira ngo Paulo afite agahinda y'abantu banze gukurikira Uwiteka. Mbese wewe ukuriyeza kuri aka kanya udukurikiye, nawe ufite agahinda kaba bene data bari hirya no hino batari bagera ku Mwami Yesu. Uyu ugomba gufata gahunda nawe ukabigira ibyawe. Haleluya, Yesu ashimwe. Iyo noneho tukagenda tugasoma mu Baroma 12, hari kutubwira ngo tugomba kuba abakristo bazima, kuko umukristo muzima agomba gutungana imbere y'Imana, agaragaza ko yahindutse gererezo, haba mu muryango, haba mu rugendo urimo, haba mu itorero. Ugomba kubicitegererezo kugira ngo ubakureho gahunda. Haleluya, Yesu ashimwe. Ikintu mbasabira namwe nisabira mu izina rya Yesu Kristo y'Umwami wacu Yesu, amina. Turangije dusenga. Kubwo Uwiteka Mana ikomeye, tubanje kugushima. Waturinze, twari tuzi ko tutarigera kuri aya masaha, ariko kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe Mesiya waturinze. Mesiya mwiza rero, ariho benshi batabashe kubona kino gitondo c'umugisha, ariko wabishimye urabishaka. None Uwiteka Mana ikomeye, turahageze, turahabonye, tubonye igitondo c'umugisha. Izina ryawe rihimbazwe. Uwiteka Mana ikomeye, kuko wadusezeranije ngo tuzavuga ijambo ryawe, ngo tubwire amahanga yose, tubabwire ubutumwa bwiza. Natwe Uwiteka Mana ko turakwinginze ngo dukomeze n'abari kumvira iri jambo. Uwiteka Mana ikomeye, ukomeze bahindura imitima yabo, babane nawe kandi barengere. Uwiteka Mana uri Imana nziza, uri Imana y'amaboko. Uwiteka Mana ikomeye, waravuze ngo byose ni ku mugambi wawe, niyo mpamvu ngushima nguhimbaza. Uwiteka Mana ikomeye, nari wo gupfa, ariko kubw'ubutwari bwawe warabishimiye urabishaka. Niyo mpamvu Uwiteka Mana ikomeye, nzavuga ijambo ryawe. Uwiteka Mana ikomeye, ngahindura benshi ngabagaza ku butwari bwawe. Mesiya mwiza rero, Uwiteka Mana nzabiye abantu bari kunyumva bakurikiye Mana iki kiganiro, Mana ishoboye byose we kubahindura. Iyo dusomye Uwiteka Mana ikomeye mu Baroma 2 umurongo wa 4, aravuga ngo ni wewe urohereza abantu kwihana. Niyo mpamvu ngusaba nguinginga, Uwiteka Mana ikomeye, abari hirya no hino ubazana imbere y'ubwiza bwawe. Ijambo ryawe ryarambwiye ngushaka ko bose bihana, ndagushaka ko barimbuka. Uwiteka Mana ikomeye, ndakwinginze abo bose ubagereho, ubagirire neza, ubafashe. Uwiteka Mana ikomeye, Mana nanjye kandi undengere. Uwiteka Mana ikomeye, umutwari wambaye nzabugumemo, nzaguvuga iby'ijambo ryawe. Yesu Mesiya mwiza rero, nize ndashidikanya kuko nzagumana nawe. Komeza twibanire mu izina ryawe Yesu Kristo, urakoze. Amina.